Bobo Prone the beat. Free urabizi n'imfura no mu masura bibona iyabukura byumva ntabwo ajya kiraho guhisha siba naragukunda nibuta nabizi bimenye ntuzigera umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ntibizabe nk'iby'iki gihe by'ababana gahunda rugutana umubyeyi hano witeguye adufashe atwereke Nyagasani izina rya Yesu kugira ngo iki cyumba tumaze kubona no gutakambira Nyagasani Imana kibaye icyumba cyera ndetse n'ibiri habere byose ni ibyera rero nk'uko navuze ngo turi mu gicumbi cya Musirizi Zake umuryango wacu ni mugari ndetse tugira uburyo duhana ubutwari mu gihe runaka uyu munsi rero umuntu urangaje imbere umuryango mugari ni Gakindi Siriya cyane iwacu nagira ngo rero nk'uko mubibona abavandimwe b'abanyamuryango twakira abanyamuryango bandi n'inshuti z'umuryango baturutse hakurya ya Nyabarongo baje barangaje imbere na Bosco ariko baturutse mu muryango wa Daniel nagira ngo rero umubyeyi Siyake bigire ejuru umuryango wacu ugira amazimano uzimanire umushyitsi mukuru hanyuma n'abo baje amahoro mbagari ngwawe rwose birigaragaza anisho birigaragaza tubahaye ikaze rero kwa Musirizi Zake Dani ntihari induga buri mu nduga hari mutuvuga ngo ni Musambira muri Isanga rero nibyo ubuza bw'u Rwanda aha rwaguka niho rwahereye ruva rugasaba ugana cyane aho uva ku kazi ka Rusasa na Harana niho Rwanda ku Rwanda niho rwaturutse muri hano mu Buriza rwahereye ariko abantu muzumva bashyoma bavuga ngo mu Buriza baba bashyomye bashyizeho amasaku ni mu Buriza hanyuma rurinda rwakomeza kugera no mu nduga na rwahereye kwa Musiriza mbese muri Daniel izi nyengo zose rero hariho n'izi twavuguriye tuhera yego turakoze cyane badufashe rero twakire n'abandi akomereza aho yambuka Nyabarongo nuko yereje mu Rwanda nuko wagana imanzi kiri naho ariko birigaragaza nagiye mbona kanye tureba n'umweno mbonye no gusarura ikawa birimo kurangira mugere ku bashyitsi ba Damiyani nyamuneka
kwa Damiyani. tugira yisangwa n'u Rwanda si kugira ngo usanga no nyamukuru Rwanda rw'abandi. Iyo niyo sibo twazanye irimo abasaza b'ibikwerere amasonga wenda mbere hariya ni umuryango mugari ariko umutware w'umuryango ni uyu. Uwo niwe mfura mu muryango. Hanyuma uyu akaba se wabo uriya akaba yitwa Musabe uriya nawe akaba umuvandimwe inshuti y'umuryango ikomeye akaba wa hafi hano. Iyo ngeze aha rero ari ugukomeza ariko ndahitondera uyu muntu mureba hano nagira ngo yegere ejuru uyu niwe dukomoka urukiki. Niwe mubyeyi tubyara yakaba umukobwa we yakaba umukobwa we yakaba umukwe mu rugo nuriya nuko hirya ye gatoya yitwa Ndagijimana nawe ni mukuru ndayizigiye data wacu bariya bose mureba ni umuryango. Murakoze rero murakarama nagira ngo maze nyemure n'icyo ngicyo. Iyo sibo rero harimo abaduhetse mu ngobyi babiri begeranye bo hagati we uturutse mu turamuzi nuko rero murakoze bana bamwe Nongera amashyi cyane isi ya none abantu bagiye guhaha hirya no hino. Nagira ngo rero ubwo tubanje icyo na Nyamusirake nawe abanza gusobanurira imirwi n'ibyiciro turimo hano by'imiryango maze gusanga Amuriza Mabuguru nga Munyampenda buriya dukomoka hari hafi ya nyina hariya igana mu kare yabyaye ukomeje Gisagara kandi niho ku masekuru hageze wasanga bene wacu umuryango wacu Gisagara rero mudusanza mu rugo kwa Musiriza Isaac mu muryango muto ariko umuryango wacu mugari ugeze aha ngaha kuri aka gasozi kabaza ngo umuryango wa Munyampenda ni abahenda ni bande babakurandira kandi bakavuga ko ari abantu b'icyitegererezo b'intangarugero b'itara rimurikira abandi bantu babikubwira n'uwo wajya gutana nanjye nabyibwiye ugiye gutana aravuga ati sindi buhemuke sinabikira. Rero usanze turi hano turi umuryango muto ariko mu by'ukuri buri muryango uhagarariwe ntabwo ari uko tubona hano ntabwo ari uko wenda bizi murabo uje rwose mu by'ukuri tubyiteguye basanga turi abantu turi umuryango wanezeza ijisho. Rero tubahaye ikaze mu muryango kwa Musiriza cyari bugwe neza Musiriza mubona bise mbona Musiriza rero murebe ukuntu mugwamo umuntu Damiye ataratabaruka yaratubwiye ati muzabane no kwa Musiriza ati buriya azi kubana n'abantu ugezeyo mukaramukanya umugiriraho umugisha ndamutse umugabo utaza guhogora urabona bamusiriza barenze mwe ngaho ramukanya n'uyu amaso yereko bikibinda kirebera saza w'umusirimu gutya tumwegera no kujyona ngabo bamusiriza rero ariko Imana turayisanga mwe Imana irahari kandi Imana iradukunda turayizeye burya ngugire kagira kabyari ngabo bamusiriza rero ibindi nawe uri byishakira. Rero twifurije we n'isibo mwazanye mugubwe neza kwa Musiriza hano mugubwe neza kwa Munyampenda mwicare mugubwe neza turabishimiye murakoze. Muzi bamusiza bose hajya babonye ubwo bamugana urangiye kubabona ubu ndabonye Musiriza cyangwa hamagara abandi bamusiriza ubona Musiriza wagusengeye nawe ahagurukiye maze byagikora
Yansengeye mwihoreye nzamusengerera nanjye. Neza. Sengesho ryo twaryakiriye. Batereka amata neza. Amusiriza mwese. ibindi akanya turi bukabone gahagije turagafite dufite umwanya uhagije baguha amashyi nawe urivuga umuntu wakwise neza ubundi ngiye gutoranya intore nashyira ku ibonwa niwe naheraho Siriyake nk'uko wabivuze duturutse mu ntara y'umujyi wa Kigali duturutse mu ntara y'Amajyepfo mu turere 30 tugize u Rwanda duturutse mu karere ka Kamonyi imirenge 416 duturutse mu murenge wa Nyarubaka ariko mu tugari 2148 duturutse mu kagari ka Kambyeyi hanyuma imidugudu 14837 duturutse mu mudugudu wa Ruhuha aho niho dukorera umuganda mu muryango w'abazirafuti ku Ruhembe no mu Byenda yizigiye dasiye aho niho dukomotse rero tukaba turabasinga nyakubyara aho byaje inka rero umubyeyi Damien yarambwiye ngo ninzapfa musiriza ngo n'umusaza akunda cyane ngo afite izina ryiza yitwa Isaka unzamugenderere inkokora zireba imbere ntabwo namera nka yamburuburu rero yatumwe Rukiga ikagenda imboko bukorwe no shambe no mereza bigira haruguru ya nacyo nuko ariye musiri iyi ni inyengo ituruka mu rutoki rw'ingaga mu mugure w'indoha mu kibindi cya Rutumbi Ndiba yaratubwiye umubyeyi Damien ngo nituhagera ngo muzagira igitaramo cyiza yanditseho ngo gutwerera so gutwerera abakene ngo ahubwo nukongera ibintu mu bindi abafite nimwe muzongere ubwo nabashumushye kera na kare y'umuntu yajyaga kuvuga ijambo yageraga uko arivuga nzanira kubura risasiye mbese musiri umubyeyi Siriyake bashyize ku ibonwa ribamushimire n'ifu banzanire ahubwo urukebano tuyihizura imiza tuyikize urukoma nuyisoma ikunyure mbona aho nkunyura nkubwira ubutumwa wikwirirwa wigora sha ntuzigore hano turahari yewe reka tuzanire hari indi gahunda okay nari munyarukirije iryoshye kuba iyo utinze barayikumwara Siriya dore nuko tuyenga iwacu n'umukire bigera nuko umubyeyi Damien yagira urutoki rw'ingaga muri Kamonyi yose azwiho twite ku by'umuziritsi ahubwo twite ku byanjye ese avuze ati arakora arakora kandi nta wundi yakoreye ni kwa Misiriza ntabwo yabapfunyikira muri ifu Siriya ninjye wayenze ngaho nawe so murambwira ntabwo ndashobora kuba yengetse ntege ntaranasoma yayengetse nta kujijinganya wayumvishe irengetse irusoma nayivugiraho ijambo oroshye gato yego guca bugufi turagukomoreye urakoze cyane Imana rero umuryango mugari w'umubyeyi Izaki
kandi imfura twateranye hano nizo twagendanye. Mu minsi yatambutse imiryango yacu yombi yaramenyanye, kandi menyana ari ubucuti, menyana ari ubuvandimwe, ari ukugabirana. Tugenda muri uru rugo rero nk'imfura, ariko tukagenzwa n'ibyiza gusa. Umubyeyi Dame yatubwiye ko mwasangiye urusengo Nyamiringa, musangira Rwoga n'iyayo Karinga, bukeye mu gitondo musangira Kimugizi, ariko mwikomya Kabugu musangira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Aratubwira turi umuryango n'uw'abadacumura, ati muzawugane, ati barimo umubyeyi inshuti y'abaganwa baganda zikukanya magana. Twaje muri uru rugo rero ari ukugira ngo dusurane, dushyigikirane, mwagize ibitaramo, ariko kuri iyi nshuro noneho tuje kubasaba. Muri Matayo 5:7 haranditse ngo mukomange muzakingurirwa, ariko nimunasaba muzahabwa. Amen. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka, Imana yagucyubahira. Hanyuma nyakubyara rero Siriyake, umuco nyarwanda uko wahoze na kera, urugo ruzagushingira wabanzaga kurugeramo, kandi mukanamenyana, imiryango ikamenyana. Abenshi twari tuziranye, ariko hari nabo nazanye kugira ngo munamenyane. None ijambo rero ugiye kuri gatatu, ndihere mu Nyirigisi rwagati Nshurugenya, sayuke ntabwo imuguso. Nyakubyara wabyaje inka, ndayizigiye n'uyu mubyeyi Musabe, bambwiye bati uyu munsi niwe utahe kudutaramira, niwe uri bugende uganire na ziriya mfura. Nari nzinduwe muri uru rugo no kubasaba amaboko, no kubasaba urukundo, kandi muraruhorana, muranarudukunda, turabizi. Kubasaba irembo ryinjira inka rigasohoka abageni, ntabwo ari irembo risanzwe. Si n'icyanzu nsaba, si n'igisigati nsaba, ntabwo ntiri imfizi. Ndabasaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Iwacu rero mu minsi itambutse twagize mukuru, umwana wabiruriye inka ntiyaziminurira, ahubwo azimenyera nkore, amenya guca urweya, ageza abatuganya, babandi bavuze inkokera kugira ngo niyayo bikirari ayimenyere ikibuye. Ni mucyuraborowa cyane, nicyo tero cy'abatabazi. Ni umwana wakomotse urukiryi uyu mubyeyi, akaba nanjye umwana wanjye nkamubera se wawe. Uwo mwana Bizirema we n'Imana yamuremye, yaduteye iteka adusanze ku muhondo w'isuka dushengeye intango, tubwira ati rero ati ndumva amaze gukura. Hanyuma ndayizigiye adutegeka kujya ku nkingi duhagarara. Yagiye Nyiramacumu anjyana Byumbuhore, uyajya inkingi ikikira inkingi yo hafi y'isoni, ariko ajya ku nkingi n'ubundi isanzwe y'abatware. Hanyuma aba babyeyi bajya inkingi ikikira inkingi y'isoni. Umwana ajya ku nkingi y'indamurano, aratubwira ati muzakora uko mushoboye kose mu miryango mwasabanyemo abageni, mushakire umugeni mwiza. Uyu munsi si cyo cyatuzanye, twazanye no kubasaba irembo, n'ibindi nibizakurikiraho tuzabikora neza. Murakabyara mubyaje inka, urwo ni rwo ruzingo. Turangwa no kugaragaza kwishima, niko twabaye, babuza gusanga hose ariko twabaye. Rero irembo mu muryango wo kwa Munyambere dutangira igihe cyose, igihe cyose nitwibanira irembo. N'ikimenyemenye babonye ko winjira rirafunguye. N'ejo twatanze irembo, n'iminsi yashize twatanze irembo. Bari mwe mugira abageni beza, ni ibintu byacu. Turisaba hano natwe bakarisaba iwacu. Rero Bosco, nuko twabakire tubavuga ko tubishimiye, ntabwo tujya twimana irembo twebwe. Ariko nanone ntidutanga gutanga irembo. Dutanga irembo n'ubundi bari kwiye. Nta kizami dutanga, ariko kandi dutanga irembo nanone mu bushishozi, kuko buriya ngo Imana yaremye abantu irangije ibaha n'ubushishozi.
bari bushobozi rero udahita utangira gutekereza uti ndabona bansekeye bishimye cyane utari wumva n'icyo bari buvuge ku busabe bwawe kutaraseka nubwo ari njye uvuga ariko nicaranye n'izindi mfura niyo mpamvu utansanze njyenyine rero Bosco umuryango wa Damiyani dusanzwe tuziranye nawe urabizi yego nawe urabizi dusanzwe tuziranye nawe ariko mu irembo usaba risohoka ryinjira inka rigasohoka umugeni ubwo ko ari byo niyo iri muri kamere yaduhaniye kuduhama kw'iyo kamere rero ni ibintu dushimira n'Imana ariyo twatangiye gusenga Imana rero umuryango wacu ugira abageni utanga irembo uko wabitangiye ni ibintu byacu utangiye utubwira byinshi utubwira ibya Bizirema utubwira murimo kuganirira ku bikorwa mwakoze murimo kubyishimira abantu batanga ibyifuzo ibyo ni ibikorwa by'imiryango yose imiryango itunganye niko ikora kandi abantu barisanzura bagatanga n'ibyifuzo byabo sinzi rero urasaba irembo tubwiye umuhungu wawe uhaye icyifuzo abaye icyifuzo cyangwa muzajya kumusabira irembo mu miryango mwaba muzi musanzwe musaba irembo ahubwo sinzi niba hari n'iyo mutarasaba irembo mujya mwagiye mu yindi kuko nzi ko hano atari bwo bwa mbere mwasaba irembo muri uyu muryango twajya ahandi kandi ari mwe twimanye mwararyohewe ariko reba umukobwa uherutse kunshyingira ukuntu umeze urabona ngiye nkuyombi koko yagerageje kuza aherekejwe n'uwo yasize wagerageje kuza uherekejwe n'uwo wasize uranogereza ntamwitwaza sinari kugabana ndabizi niko Bosco kugira ngo hari bavuze ngo ruswa ntazo iyaba irarenze Bizirema se kumfasha uyu munsi ukaza gusaba irembo kwa Musiriza dufite abakobwa dufite uranabazi iyo turi mu gitaramo se ntubaza abana bacu n'abandi ntibazira nzi ngo ni irembo ryandeye icyo gihe nari nagiye mu butumwa bw'akazi sinabimara urabizi twahuriye mu butumwa bw'akazi burya muri irya minsi hari irembo twatanze hano mu muryango ukora ibyo bintu duhoramo harya twatanze irembo rya dansi niba irembo rya dansira rero cyagiye twari rero Bosco twe ntitwimana irembo kandi niyo mpamvu usanze nticaye njyenyine kumwe n'abandi ya dansira nanjye nari mpari n'abashyigikiye igihe cyo kumusaba nibamusaba nzaba mpari tubakoshe niba ngombwa bakebutse tunabashyingire ariko rero nyakubyara umwana wacu amaranye iminsi inzozi zacu ziherera ku izina umwana twaje kumwita izina muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza shengejwe urahura muhoza Korodina n'uwo muhoza akwiye inka arakabyara kandi ubwo uriya munsi wabanjirije uwo twatanze rya dansira rya twatanze iryandi wa munsi utangirira amata nusanga ari irya muhoza urabigenza dutanga irembo twatanze irembo rya muhoza Korodina kereka niba ari muhoza wundi utari Korodina ariko abaye ari Korodina twaratanze yagize atya abyara abana b'impanga arabitiranya bose abita amazina asa urakabyara wabyaje ba muhoza ufite ba Korodina burya wababyaye ari impanga mari zimwe muri bo mwaretse bakazagendera rimwe n'ubundi ko bavutse ari impanga muramuhoza b'impanga
ni ngombwa. Irembo rero kwa Damien twigeze tubima irembo, mwari twimye n'ubundi twaribimye. Kuri izo mfura mwegeranye, reka nsuze niyo mfura mwegeranye, reka nabonye dusabye muri moshi no Rwanda. Ntabwo tuzaba sendataze, umugabo sendataze yari atuye kwa Kanyoro rwasavuga hariya hakurya y'amazi. Nuko bukeye mu gitondo ngajya gusaba, nk'uko naje gusaba, haratinda abantu bagira amajumu. Ngo bagati nta mugabo muri moti mugere ni mu mundi. Ubu ni wawundi wo Mukamusoni wenda. Imyaka 49 burya narabibaze, amajoro 18 narabikoze mu mibare sanga ni imyaka 49 yamutegereje. Ugeretseho iyo yaramaze ku isi. Yakubyara rero wabyaje nka ubu butumwa bugari bw'umuryango nubwo kubashimira, ariko tubabwira ngo urwuri rwanyu rukomeze rwaguke. Urwandiko rw'ibanze kikasezera ngo ntabwo ari urwa Setango, ntabwo rutose ngo Nyakubyara umushyikiriza umubyeyi wibarutse uwo mwana, umubwire urwuri rwanyu n'urwacu bizikomeze zaguke. Hanyuma mbasigira ubutumwa bugari bukomoka muri Bibiliya, Itangiriro 34:12. Haranditse ngo inkwano n'impano muzanyaka, uko bizangana kose nzabibaho uko mubinyatse, ariko muzashyingira umukobwa. Amen. Itangiriro 34:12. Ushaka kwasoma remaze. Ese biturutse kuri Bibiliya hari icyo twongera? Amen, amen. Bosco kabyari wabyaje. Nibyo ndimo mvuga ko kuganira nibyo bikomeza gutuma tuba abanyarwanda. Bizangana kose nzabibaho ko mubinyatse, ariko mushyingiro umukobwa. Uyu muntu yari yaragiye delegato muri Mozambique, mu bantu perezida wa Repubulika yatoranyije kujya guhagararira umutekano muri Mozambique. Yarayoboye. Ariko uyu niwe wari uri ku ruhembe rwatumye abanyamuzambike bagira amahoro. Gutinda kwe ntabwo ari uko kwacu, ahubwo yaraje nimugoroba aravuga ati reka njyane umunsi ntaragura ibara, asigaye avuga n'igifaransa cyinshi, niyo mpamvu atakumvise. N'ubundi icyo gihe ko nta jambo yari afite birumvikana. Yaje nimugoroba. None se niba yaje afite uruhushya rw'iminsi 2 ejo akazasubirayo, bazajyana kuzagenda reka nkwerekere. Ariko aho nakuruhi afite uruhushya rw'icyumweru. Wowe hangwa no kunyemerera ibi, ubundi nkwereke mu gitondo urambona. None se ndakuronda ubukanda niko wa mugabo. Uyu muntu no wa mukuru wacu. Situgiye kumwihakana ngo tuvuge ngo nabonye buri uza nabonye ugiye umuntu yarimo kugenda areba ahantu ageze bwa mbere biragaragara. Reka njye kukwerekana aka kayaga kose kavugaho gatemba gatemba. Kageze hano arakuranga. Mwereke n'icyoko cyacu. Umunsi mwamenyanye niba wibagirwa, habaye nk'uboneke. Inseko ye nziza yeyuje umubabaro, wibagirwa n'ibyahise. Ukurikira intambwe ye murajyana, hagutaha k'umutima. Isengesho riba rimwe mbayiga data, bwo
turatashye none muzariboneremo ibyishimo muzabyare muheke mutunge mugwize musangwe imaniza bahire mu rugo ruhire aye inshuti n'imiryango turabishimiye tubashyigikiye twese mutete hayaya utone ibikorwa mugiye gukora ni ibikorwa yaba n'inzego z'ubuyobozi dushyigikira twemera ariko hari n'amategeko akigenga yaba muri rusange cyangwa se yaba umubano mugiye kwiyemeza kubana n'undi. Gracie na Claudine ndizera ko intego yanyu ari ukuzagira urugo rwiza, ariko n'ubitegereza cyangwa se aho utuye uzasanga harimo nyinshi abaturage, hari izibayeho neza hari n'izibayeho nabi. Gracie nabibona cyangwa wibera muzibanye neza gusa. Etape ya mbere kugira ngo umuhungu n'umukobwa babane nuko baba bakundana. Gukundana ni ijambo rigufi umuntu ashobora kumva kumva ni ijambo rero riciriritse kandi byose kugira ngo ukunde mujye kubana uyobye uba wihenze kuko isaha n'isaha icyo kintu n'inzobe cyangwa n'igikara cyangwa se bafite umuntu w'inoze nk'uko cyangwa mbese icyo ubwabo cyose gishingiye ku mubiri urugendo mu gitondo ugahura n'uburwayi bukawujyana igihe rero ukunze rero bigendana n'urwo rukundo. Urukundo rwo bashakanye kuko abantu bagiye gushakana rero nuko nabwiye gukora urukundo n'ikimenyetso cyiza. Kuko kandi ari urukundo rutagira agahato ako ari ko kose. Mwibeshye urukundo Claudine cyo kuburyo ukunda kubera ko ari abandi bamuhitiyemo bakamubwira ngo nutarongorwa na Gracie cyangwa se nutarongora Claudine urabugomba ukagendera muri iki kigare atari ibintu byo ku mutima wawe kujya kubana n'umuntu mutari mwamenyana neza nyuma ukazabona afite cyangwa se andi makuru umumenyeho warangije kuvuga ngo ambere umugabo cyangwa ambere umugore nta kitegeko ryagufasha. Birakubwira ngo wabaye inyanda mu kujya kumenya mugenzi wawe byihangane. Mbaha nk'urugero ushobora kuza aha ngaha muri umuhungu n'umukobwa yewe mutarigize mukuzana mukore imibonano mpuzabitsina hagati yanyu hashira amezi abiri yo kuruka mu mukobwa arabyaye nako umudamu wawe arabyaye ntabwo akiri umukobwa. Ntabwo ushobora kujya mu mategeko ngo uvuge ngo umuntu arambeshye ubwana si yanjye mugashaka gutandukana nawe ngo umufashe nta kintu itegeko ryagufasha kuko rero kugira ngo mubane ahubwo kuba waramenye niba koko atwite ufite n'uburenganzira kubanza kujya kumujyana kwa muganga ukamenya neza ko atwite cyangwa se mukaza gutya umuhungu yifite nk'abana bangahe batatu bane mu gasozi ko kubyita muhamara kubana kuvuga ati rero umenye ko ufite abandi bana batatu kaza uko buti mumfashe rwose umuntu arambeshye sinanze ko ari umupapa ufite abana igiti gikorwa kugira ngo yendo bane nabyo kuko niyo wabaye inyanda mu kurushakisha amakuru. Kumenyana ntabwo kugira igihe ntarengwa ibi bita kurambagiza mu Kinyarwanda. Ushobora kubikora umwaka, ushobora kubikora imyaka, ushobora no kubikora imyaka 20 ugamije kugira ngo ushobora kubona cyane mu Rwanda wari ufite yaba Gracie yaba Claudine
umwana ufite amahirwe 100% yo kuba mwajya mu Rwanda cyangwa se mukajya ku isi hose, buri wese abanza agamije gushaka uwo babana. Hari ibintu bibaho rero mwajya gukundana, uwo mukundanye akakuza ko hari n'ahandi hantu wajya, n'ubu ukahugera muri ku ruhande, ni njye rwose yanabona ijisho ritumye rigiye ahandi akaba yanarikura. Ntabwo ari kugeza bikora muri kuvuga ngo ambere umugore cyangwa ambere umugore. Ubu umugore agize abakobwa benshi kandi abahungu benshi bamukunda nawe ukunda, noneho uyu niwe mbona ubutabane bw'isitwaye. Ubwo bashaka kubwira ati please genda buhoro, ntabwo ari nyinshi. Impamvu ya mbere ni igihe imiryango ibonye ko ugiye kubana kandi muhuje amasano. Itegeko ry'u Rwanda ritubwira ko tugomba gusezeranya abantu badafitanye amasano nibura kugarukira ku gitabo cya gatandatu. Imiryango isharika rero nta masano mufitanye. Impamvu ya kabiri, imiryango isharika ikareba nimba mudahuje ibitsina. Hari igihe gutya abantu bagaseka, ariko icyo nashatse kuvuga ni uko rwose Graciane nubwo wambaye ikositimu nziza, uriya mama wazimba umuhungu cyangwa umukobwa, kimwe na mama wa Claudine cyangwa se umubyeyi wa Claudine. Itegeko tugenderaho rero ntabwo y'u Rwanda ntabwo riratwemerera gusezeranya abantu bahuje ibitsina. Ngizi impamvu imiryango igomba kwicara ikareba nimba kuko nta miziro iyo ngiyo. Ibindi byose ntabwo babyemerewe. Umuco nyarwanda tubwira ko iyo birangiye umuryango w'umuhungu utera intambwe ukajya gusaba umukobwa bakamuha, mwaba mwaremeranyije kuko byose itegeko mukabikora, noneho mukaza ahangaha kuza gusezerana. Ibyo bita umukino wa nyuma, match finale, mukaza gusezerana. Kuko bukiva ahangaha itegeko rero ryamugize umugore uba ryakugize umugabo, mwarashaka mutabishaka. Ujya kubona ukuntu rero arabicuritse, umuntu umukobwa n'umusore bakaza ku murenge bataragera gufata n'irembo. Kibaza umuntu tugiye gushyingira n'imiryango itarabyemeye. Kera hakibaho iryo tegeko ryo gukwa, ntabwo ari kera cyane, n'imbere ya 2016. Abantu barazaga batanakoye kuko twaranabaza ngo wakoye iki, amafaranga atanga miliyoni, imiryango nawe igashishika kandi nta n'urumiya bafite. Hari aho nzi kandi no muri Rulindo aho byagenze gutyo, umukobwa yari afite umumama gusa, bajya mu hano babeshya ko bakoye miliyoni, barangije kubana birananirana ntibana abantu baje batandukana. Urukiko rutegeka ko miliyoni y'inkwano isubizwa. Byaje kurangira, ntabwo ari kure y'umurenge wa Tumba, byaje kurangira habayeho gutezwa cyamunara k'umutungo w'umukecuru kugira ngo haboneke miliyoni ijana n'umusirikare kimwe na Claudine. Mwari mufite n'amahirwe yo kubana, ni amahirwe arabiri. Noneho wewe ese mwese ko mugiye kubana, mumenye ko mugiye gukora umuryango, kandi umuryango ari we remezo n'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu. Buri igihugu gifite imiryango itekanye imeze neza itera imbere, urukiko rushobora kumuhana. Ntabwo wari uzi ko bane tuzo kugeraho agiye kukurega ko umaze amezi 2 utaragakunda kumwe nawe, ubu ntabwo uzi ko wagufunga. Aragufunga. Ubu ntabwo uzi ko wenda umukubise ukamukomeretsa, itegeko rishobora gufunga. Graciane nubwo aho wikubita mu gatuza ngo ugiye ibingibi bishobora kunduka, cyangwa nandi Claudine ati nanjye bishobora kunduka, urugo ni rwawe.
bana impamvu itegeko ribabwira ko mugomba kujya muri iki gikorwa mwikuze birangije hejuru y'imyaka 21 ni ukuvuga umuntu wese aba afite ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi, aba afite ubwenge bwo kuvuga ngo iki ngiki nakwirinda ingaruka zayo, aba afite icyo twita logike akavuga ati ibi ngibi ndabona ari byo bibanza kurusha ibindi byose. Naca kubabwira ko ku bana bisaba ko buri wese yitanga uko ashoboye kose kugira ngo akore urugendo. Igihe uza nko gukorera urugo karasiyane ukaba ku isaha ngumva amasaha utahageze kandi akazi gukora kagira mukorana ibintu byose, mukava mu dushe no koga, mukava mu cyumba kimwe mukisiga rwose nta muntu wikanga mugenzi we kandi nta wundi muntu mwabikorana, uzamenye ko ubufatire naho ariho bushingira kandi mugomba kurangwa n'umurimo unoze. Umurimo unoze ni umurimo ubahirije gukurikira, ni umurimo waganiriyeho ugafata ikintu ugiye gukora, ni umurimo wateguriwe ibyangombwa byose kugira ngo ukore, ni umurimo wakorewe igihe, ni umurimo mwahaye umwanya wo kugenzura cyangwa se wo kuwukurikirana kugira ngo umusaruro. Abanyarwanda barasukana ariko mbere y'uko bavuga n'ibindi mubona mubona icyambere ndi mu gafa byo nta mpamvu zo kugira ubundi bwo birabana kandi ko bizimba ariko mwe muragafuda kiza yambaye ikira mvuga nta muntu wajya kuvuga ko kira bamwe ngo bizeho ariko ikira mvuga ni uko ushobora ikintu cyose cyaka ikintu cyose numva nkeneye nabasha kukiga, ikintu cyose umwana wanjye cyose umugore aba akeneye nyina atari byamirenge ashobora kukiga. Icya kabiri ni gafuta byayo kuko ntabwo biba biri mu bushake bwacu, bishobora gukura ntimubyare ariko birababaza iyo abantu bahuye ari babiri ntibabyare kandi wenda bityo bareba mu binyamakuru birababaza ndetse birashingwa buri gihe umuntu agenda ngo birinda, ariko muri ubwo buryo ntabwo wamaze ngo bwiza n'ubuhe ubu ni ubuhe bubera bubi cyangwa bwiza ababuhisemo, cyane cyane iyo babuhisemo bahubutse ushobora kubabera bubi ariko babuhisemo bagakuganiriye ushobora kubabera bwiza. Ibi bikavanaho n'ibintu bimaze iminsi bisirikira mu miryango y'Abanyarwanda, aho ujya kuvuga uwo mugabo mu kabari arimo kuvuga ngo baba bararushye, ngo bishakira imitungo, ngo kwiyubakira amazu, ngo bakigurira imirima, umugore bakazana imyenda muri valise, nawe ngo byananirana urukiko rukarumujwena buri wese azazana mu biganirana bya buri kwezi ibyo bizajya bikemura ibibazo, ariko izindi konte indi mitungo yose yarasere kera mbere ya 2016 twari dufite itegeko rivuga ko umugabo ari we muyobozi w'urugo, ko agomba kwitanga gukorera muri byose neza yaba bishoboye abatabishoboye. Iryo tegeko riko ryavuga mu kwezi kwa munani muri 2016 abahanga baricara basanga ni umugogoro w'ubusa twabishyirwa abantu ko bahuye ari babiri buri wese afite ubwenge bwe, afite ubushobozi, afite imbaraga ze, kuki uhita utegeka bakamatuma ko umuntu ngo ari uba umutware w'icyo gikorwa akora bishoboye atabishoboye. Iki cyatumaga abagore cyangwa nutera amaso wenda mu baturage uzasanga imiryango y'abapfakazi kandi baho neza kurusha n'imiryango ifite ababyeyi bombi. Ni kivuze ko n'umugore ashoboye. Itegeko ryahindutse rero bivuga ko umugore n'umugabo bafite inshingano zingana mu micungire y'umutungo wabo. N'abasaza babaherekeje mu byumba
ni ukuvuga ngo iyi modoka nayo abadepite bafite uburyo bakora bashobora gukora kugeza saa 2 z'ijoro ni kwita kide yahitaga saa 10 n'imwe umugabo agahitiramo akajya ku nteko ishinga amategeko kugejeje ku burane n'umugore wanjye barihanganye imyanzuro irangira ariko irangira ubundi ati rero shyira umugore wawe ngo kumushaka ntabwo akunze gutera umutekano kimubwira mu byo byo gukora byose birasa nabwo ati oya ujye uyubaha ibyo bintu bizwikiri kuri ibyo ngibyo ibintu byose bigomba gukora ko habaye za yego ebyiri nawe yarimo kayego na aho ya gatoya cyangwa se ntabwo bikora ntabwo bigenda iyo yose yari ntabwo gusobanura bya bintu inshingano nyamukuru ufite yitwa kubana harimo n'akandi gashamikiyeho kwitwa guhagarara umugore n'umugabo bafite inshingano zo gutabarana yaba mu byiza no mu bibi yaba mu kuri no mu binyoma waba umurokore waba umurikirwa utarikijwe ubu ntabwo birasesha gukora amakosa bajya kwakora polisi kumuhiga aryamye bakaza bati mugabo ari ati dore nguriye mu nzu ngo urakijwe ngo utamubaza kubeshya ngo urakijwe ibyo Imana yabibona ugomba kumurwana ikibara rishinga ni gukora imibonano mpuzabitsina ariko umugamije kuzabyara no kororoka hariho ibintu bibiri icya mbere iyo mwibeshya mugakora imibonano mpuzabitsina mutabishaka mwe harimo n'uwashyize abantu ni icyaha gikomeye ushobora guhanirwa n'amategeko ni gukorwa buri wese ari muri mudu imeze nk'iyo mugenzi we bose Garasiyane cyangwa se Claudine umwe nazaba yishimye arakaye undi ari wipfunditse abanza bafite umunezero mwiza umwe ashobora undi ahaze mu bicumbike wese umaze mugaburire umwe ananiwe undi atananiwe mu bicumbike wese mumaze mujye muri mudu imwe uko bigenda kuko irimo kubabwira nabyo bipfundo nyamukuru haba nimugoroba cyangwa se uretse rwe nko mu gitondo mukabyuka mukajya mu kazi uwo munsi mugira imiti mwaka kandi mwese ku buryo muri abo pagani bavuze runaka yantema ni mwibeshye mu gitondo mukabyuka mucyokera mutabwiranye neza bose yarakaye undi yarakaye hari umugabo uzi nabyo ntabwo ari amahano byose cyoshyana n'umugore we bamenyanye nabi cyane agiye mu kazi ajya muri ipantaro mu kamena ipantaro z'abagore akenshi nta mukunzi nuko bigendeye mu byose bimeranye nabi ariko mu bubyuko bw'ubuti shere wambutse itanu itandatu ukaguha umurengeri ukamuha umubikira munamureka kandi ukumva rwose ngo hakubise rwose umuntu w'intwara akagenda twese nibaje kuki umuntu wese ubayeho neza muri iki gihugu agira abana bakeya naho twebwe tubayeho nabi tukuzuza udusambu tukuzura ibintu byose tugashyigika ku buryo tubyara abajura tukabyara ni uko hari abantu bishoboye badakunda ibintu bivuga imibonano mpuzabitsina Imana ibikora kubera iki barazibije ngo nuko tuba dufite umwanya abagore bari bambaye ni uko tuba dufite umwanya nawe waba utuntu tubiri icya mbere ni igihe akoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato n'uwo bashakanye iya kabiri ni igihe abura uburenganzira bw'ibanze na mugenzi we yitwara igitsina cye kandi ugenda bikimwe soreza ku kintu kivuga ngo mu mibanire yanyu ashobora kuzagira ibintu bitumvikanaho cya mbere itegeko riravuga ngo mubanze mubiganire ko buri wese agaragaze ubwenge bwe agaragaze ubuhanga bwe agaragaze impamvu muri iki kintu igitekerezo cye ari cyo wenda cyakwemerwa
ariko bujyemo na logique kugira ngo wumva ko yari afite igitekerezo gihubutse yemeye igitekerezo cya mugenzi ariko byananiranye itegeko bavuga ati mushaka abantu n'inshuti zanyu niba bananira mwitabaza ubuyobozi turahari iyo bivuze gutya ntabwo mbambeshye buriya perezida wa repubulika ashobora guhagarika misiyo yari afite yo kujya mu kindi gihugu agamije kumva umuryango inyigisho ntoya rero mbere y'isi n'izindi mba mugikomeza umugambi wanyu kuko nshobora kubabwira gutya gutya ntabwo nari mbizi mu mwanya nisubije njye kubanza mbitekerezeho ntabwo ubenze rwose tuguha umwanya ugiye gute ukagenda ukabitekereza ariko umusanzu byose umwana byiteguye muravuga muti twiyemeje ko tugiye gushinga umuryango nta mpinduka tubasezeranye tubasezeranye ngiye gukora undi muhango wa nyuma rero wo kubarangaza nyuma murahaguruka muhindukire murebe ko ari abantu iyo tugeze aha ngaha n'abo hanze turabona turimba bishoboka umukobwa yitwa Umuhoza Claudine mbagize kwaro umuntu n'umwe wagira impamvu yatuma tutabashyingirana iyo ayifite azamura ikiganza tukayumva twakumva yatuma tutabasezeranya mu cy'igikore twakumva ukeneye ubujyanama tukamugira inama iyo mucecetse ntihagire umuntu uzana impamvu itegeko avuga ngo genda indi mpamvu yose yabangamira urugo ugenda uyimire ntituzumve na rimwe ugamije gutandukanya umuryango kuko nabyo turi kubigaragaza impamvu rero mubakiriza amashyi noneho bigere hariya kigali kuko nabwiye ko mu rugo nta kwamara y'uburyo nta muyobozi wese mufite inshingano n'uburenganzira bingana ushatse arahera bwa mbere yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa ugiye kubikora afata idarapo mu kuboko kw'ibumoso akarifata atari kwinyaritse agafata amashyikira noneho akazamura ukuboko kw'indyo agasoma amagambo tugiye kumurahisha uravuga uti ngewe izina ryawe ngewe Bizirema Gratien maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Umuhoza Claudine umbere umugore umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya zamura ukuboko yego ngewe Umuhoza Claudine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Bizirema Gratien umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya yewe Kabaza Rekade umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Buraga maze kumva amasezerano ya Bizirema Gratien na Umuhoza Claudine bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko Bizirema Gratien na Umuhoza Claudine bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya Felicitation ubaye umugore buri
uruhande rw'umusore rw'umugore n'umugabo umusore ubu ntabwo turi abasore n'abakobwa haza abantu babiri haza uhagarariye umuryango De ça, je croise le fer avec les anges de l'enfer, et mes jours sont un long tunnel. Au bout du cœur, tu m'appelles. Attends-moi, où que tu sois, j'irai te chercher et te retrouver. Demande au soleil, demande au soleil et aux étoiles. Si je t'aimais, demande à la lune de témoigner. Oh, si tu m'as manqué, demande aux montagnes où j'ai erré. Combien de nuits, combien de jours, demande aux rivières que j'ai pleuré. Demande au soleil. Turabasuhuza tubifurije
baciye inkoto icyo ari cyo gisobanura inyuguti ari ugukumira kwari ugukumira no guca inkoto no gukumira no gushyiraho bariyeri cyangwa se n'ibindi nk'ibyo umubyeyi Nyakubyara Musiriza rero yari mu isibo iza mu cyanya cy'Imusambira hagira icyanya Kigali ageze aho mu ngoto rero ahura n'iyo ngoto baciye ariko harenga arategereza ubu amakuru mfite nuko ageze hano ku marembo yiwe kandi ubu n'umutware udatwarira ingoma gusa ubwo dusangira imisango tugasangira urusego Nyamiringa Nyakubyara bajyanye inka ingobyi imuheretse bambwiye ko igeze ku marembo magari muri iki gitaramo niwe uramutswa igitaramo ariko nanone uyu muryango mugari wa Damiye wageze hano abo turi kumwe kwa Musiriza uneze ibiganza tubashimire abakirizi n'abasongozi ndetse n'abajyana muri Kagondo mwese nabashimiye abo bantu mureba baje bafite imitwa itari imitwaro Nyagasani wongera gushimira dutangira ikaze ku mubyeyi Aloyizi umuhibi mukwiye ubwo abari muri Kagondo baranyumva tumbuzi iminsi yabaye myinshi uraho neza turabona mu moto amashyi amashamba murabo namwe by'amahoro bacitse avuga mu bworohere ubumwe n'ubwiyunge ariko ubworohere ubumwe n'ubwiyunge ni mu gihugu hose mwafashe tugashimira umuryango tubahaye rero ikaze hano iwacu mwaje mutugana musanga n'ubundi kwicara hamwe nk'umuryango tujya tugira igihe cyo kwicara hamwe uyu munsi twari twicaye hamwe turi muri gahunda z'umuryango zisanzwe tubahaye ikaze rero aho mudusanze tubahaye ikaze muri byose mwisanzure abantu bari mu muryango ubakunda mwakoze cyane hanyuma rero twari turi mu bintu bigendanye n'umuganura kandi twaganura tudasangiye namwe Imana irabaduhaye ngo dusangire reka ahubwo duhamagare abari ku kigega baze tubakire mwumve n'intego twateguriye umunsi w'umuganura turimo kwitegura mwakoze mwamaze akanya katari gato rero muganira njye ntarahagera ariko si nabenze urubyiruko rw'amazi ntababwiye impamvu maze kugira ngo mutamenya kuryoshya igitaramo ndabanza kugira ngo ndebe ko ya minota yagiye yaza kugaruka tugere dutya yabaye amashyiga yakwiye ntaricara rero ntaricara buriya afite umusore waje amwaje intwererano dore ko wacu twaganuye ejo abana ubwo twaganuye ningere iwawe nzagutura gutura inzoga dansira mbe hafi yayinyegereze ngutura inzoga ikwereka ko ntaje bokoboko intererano burya ngo ni ikimenyetso cyo gukundana cy'imiryango ihuje iwacu kwa nadamiyani ni uko ntabwo tuba tugenda bokoboko tuza turemerewe ariko nigeze gutembera ngera igitwe igitwe mbana abantu aho iyo batumiye baza n'igitwe gisa kuko baturuka igitwe rero naturutse Musambira ntabwo naje n'igitwe gisa naje ndemerewe n'umunyakiri murakoze uri n'umukozi nyine nta mukozi uri intwererano murakoze rwose ese ko bihari hanyuma rero mwicare muvuge neza reka intwererano bashyire mu zindi yanditseho amagambo meza ngo gutwerera si ugutwerera abakeneye ahubwo ni ukongera ibintu mu bindi abafite nitwe tuzongerera ni mu gukomera amashyira akabyina byaje hanyuma mubyeyi Nyakubyara umusaza utubyara Damian ndetse
nyuze mu muryango w'umukuru mu bareshya Asiyani. Murabona amahoro? Turaho rwose, ni amahoro masamasa. Tukimara kumenya ko muzatarama nk'umuryango wa Isaka, tugatarama kandi mwizihiza umuganura, twishimiye ko twahawe ubutumire, tumaze kumenya ko ubwo butumire ahaweho umuryango byadushimishije. None mu izina ry'umuryango nashimye igitaramo murimo. Icyo gushimwa n'ubundi. Nshimye igitaramo murimo. Nibuka ko mu minsi ishize hari ijambo twaganiriye tujyana aho tubisubikira. Kubera muri iki gitaramo muza kubishima, uze kumara umwanya usubire rya jambo duheruka kuvugana. Murakoze. Kugira ngo urabona njye nawe tugezemo. Yarambwiye ngo nisanga n'umuryango wa Damiye muhingutse muje mu gitaramo ngo sinzabe mu mwanya, zabaho urubanza mubanze kandi ngo sinzabatabe mu nama. Muri iki gitaramo rero ujya kubyara wabyaje inka, uranyemerera izindi ngingo tuzihagarike zose twite ku muryango wa Damiye, ubwo duhawe umwanya urakabyara byaje. Natangiye bagura kubazanira intashyo. Ndabatashya mbibutsa ko mu gihe gishize twaramukanyije. Twaramukanya nkageraho ubutoni kuko nabasabye ngo muraryagura. Baramukanyije bageraho ubutoni nsabye ngo muraryagura. Mubwira Dembo asabye atari byo kurambika. None munyemera bakora amateka make y'umuryango wacu maze kuyamfashamo. Uko mubona ari njyewe, ari murumuna wanjye, ari n'aba bakuru banjye, n'ababyeyi baduhekeye, tugira umugisha. Umugisha tubyara wo kubyara, iwacu turabyara tukabyara abana ibitsina byombi, ndavuga abahungu n'abakobwa. Ariko mu ndeba ukuntu n'ikigero ngezemo sinashobora kwibyarira umukwe cyangwa ibyara umukazana. Impamvu yatumye nza tubasabire amenya bitanabaho wibyarira umukwe n'umukazana. Maze kubona ko n'ibyarira umukazana nanarutse mbasaba irembo benyagure basigaye nk'abifata arembo katazagira usakara karitambikamo umwugariro baranyemerera. Burya nasuye iwacu ganira n'abo mbyiruye barambyiruye nk'umusore. Turi tuganiriye Sawa arayi. Rwose ukiri hafi aho rwose uraje usanga twenze twiteguye kuba twicaye mu kiganiro twari turimo ganiro. Nari mpawe ijambo. Mpawe ijambo n'abantu mwanya gupfusha. Twari turi guhaye nibyo. Ariko ijambo nabwo ntabwo dutandukira. Ntabwo dutandukira ijambo ntidutandukira. Niba ndabona hari abantu b'ibikorere mwicaranye hepfo no haruguru. Tuba mu buzima bwunganira. Murakoze n'abandi. None se koko iyi ntabwo duteretse aha ngaha uje kuyivugiraho ibigwi koko. Yemereye nakwiye ko naje ndemerewe naguteguje. Akandi ikindi cyatumye bigera kuriya hari n'agaciro duhuriraho. Yagiye gukora byinshi byiza kandi vuba. Hanyuma ntitubihuza. Nuko rero nabusha byiza kandi umereze. Yabizi ntabwo yabiburuburu. Iyi nzoga nikoreye rero. Najya kuvuga ibigwi byayo. Reka iguhe niyo kuza kuremererwa nayo. Hanyuma nakubwira ibyawe namaze kuyiguhereza. Nk'umunyakiriri. Nikora kuvugira ku busa rero. Reka rero reka bayidufashe. Mu gihe bayidufasha bavanaho n'urupfuko nyendere mubwire ibyayo. Yamure kuzi ko wa mwanzi w'ibihe ngari amasaha taza kugira udusobanyiriza. Komeza n'abana bacu n'intore ibyo turimo babibona kandi babikora mu gihe gitoya kandi neza. Nuko murakoze. Maze kuganira n'abana mbere nkasanga mbere y'umusore ikiganiro twagiranye naragishimye nishimiye kugeza ku botsa by'umuryango dore ko inkingi mwitaba ntigeritse. Yewe n'igiti kimwe n'ikibishyamba. Twaje gusanga umusore tugira rero kwije ibigwi. Niyo mpamvu yatumye nza gusaba irembo yajya kugira ngo umusore mbyiruye nta tunga mu rugo rwawe azakirwe mwasaba irembo. Ibyo mwari koze ntabwo asubizwa inyuma. Nyuma gutura inzoga noneho rero
ndabizi ko uretse niyo misango ndimo n'igisigati ari igisigati babisesha batamugasa nyemerere utagombye kongera kubinyibutsa mwakira umuco wacu tuwutsimbara nabwo ntabwo twawushobora wasoma iwacu nta munaniro tuba dushyira mu binyobwa byacu umunaniro asugira ngo wa wundi rwabugire nanjye narwara abayintuye barabanza kuvanamo baragusoma ariko ubundi iwacu ntibaho ngo nawe uvanyemo ntarurimo komeza none muri make rero nazinduye no gusaba umugeni maze ko ufite abageni benshi kandi beza kuva ku kibondo kugera ku kibando abageni banyu ni beza bose ariko uyu munsi wo nazinduye no gusaba nk'umugeni Mumuhoza Claudine murakoze Mumuhoza Claudine umwemye amashyi se mwamuhaye amashyi bisobanuye n'imico y'ikinyarwanda kandi myiza menya ni umuco twese dukomokaho yisobanuye dusanga ni ukuri tumuha n'imbabazi hanyuma rero Mumuhoza Claudine uje gusaba umuryango kwa Musiriza Isaac niyo mpamvu rero musanze turi mugize amahirwe musanga twicaye turi umuryango mugari nubwo twavuganaga ko turi itsinda ritoya ariko umunsi twazagirirwa ubuntu Imana itugabira buri munsi hari umunsi muzasanga twicaye turi umuryango mugari ngira ngo nibyo Imana yabakoreye mwarasenze birahura rwose mujyamo rero nicaranye n'abandi bantu muri uyu muryango mugari tuze kubabaza niba tumaze igihe dutanga abageni dutanga irembo tuze kubaza abo turi kumwe mu muryango mugari niba koko Mumuhoza Claudine mudusaba koko hari uriko tugira bamuhoza benshi murakoze reka rimwe Aloyse karame urakomeye nawe ndashima Imana ariko nawe umubwira wazanye nsanga waje wisanga koko ntabwo naje nisanga naje mbasanga nyakujyana reka mbwira igituma waje wisanga rero icyifuzo ufite umutima ufite ibi neza neza batweretse ntabwo waje wikandagira kuko wari uzi ubwo wisanga aya mashyarego hari ubwo bigeze kubura batari kuse ko wihuse ariko nzakwibuka wa mugani wo wagiye gutira imfizi agatinda abandi bakayijyana ariko rero wowe niba ari byo wakekaga humura ntawe uri gutwara rwose kiriya gihe twaguhaye ikaze turakwemerera ariko tukubwira ko umwana afite abavukanye afite ba nyirasenge afite abandi bose bamufiteho uburenganzira uyu munsi barahari nako turahari humura rero ubwo ijambo rikomeye ni rya Siriake arakomeza kubwire kandi noneho twamugize umuyobozi wacu tumwizeye nta n'ikibi yatuvugira ahubwo icyiza ni ikihe tubasumira iruhande kandi tumwizeye ibyo akora byose turabyemera kandi tumutetereje nitwe twaba twitetereje murakoze maze niba mara kutubwira ko Mumuhoza Claudine ahari ibindi turakomeza none mwanya none sinimaniza ibiganza ntikangira tubyara Damian dushimira ko umugeni twaje tufatire ngo turisaba umuhungu wacu ahari binamambu kandi nibyo kuko natuye inzu isaba umugeni ahari nza gutura iyo nza gutura itebutsa n'ubu byakubera ikibazo
ariko rero ikinyarwanda hari icyo nabonye ngiye kucyibutsa mbyiruka mpamvu byara yambwiye ko byambaye ko iwabo u Rwanda bashaka ko wacu tutari turabasinga hari icyabanje habanje inani banza niyo byari byo wamariye kugira ngo cyamaze guca akenge mbona mushiki wa imfura ya data bamaze kumareshya batuye iza mbere bakomeje gukana abandebe yitwa iminani banza fata inzoga zakiriwe mbona haje amasuka ese amasuka kandi bite batanga iminani banza asaba umugeni atanga yayitanga kakirwa akabona ko yaje yikwije bityo azagera bakazamutegeka none banyemereye ko menye ko umusakorodini ahari ntabwo iminani ibanza maze ukaza kubona kunegeka nk'uwaha ikimenyetso cy'uko naje nikwije kandi niteguye dutezeyo ngira ngo umushinga wawe niwuteguye amanywa n'ijoro ahandi kandi ufite n'umuvuduko niyo ndangagaciro ngenderaho ntayindi ndandakunyagwa umuvuduko w'indangagaciro buriya iyo bamaze kukubwira ngo umuhoza Korodine arahari buriya ibikurikiraho buriya bari ibyabo gusa icyo cyaburaga mu byo wari ushyize ku murongo ntaza kubigusaba kuko nawe ubizi umusore rero nsaba umugeni uwo nguwo akaba ari umusore ukwishe ibigwi buriya muzanyemerera umugeni ikindi kiganza mutumaho azaza mu marebe mwaramutse murakoze murakoze nawe murakoze cyane umubyeyi Aloyizi Nyakubyara bariya ababyeyi ureba ba nyirabyano biniha ibirezi nibo bamenye ngo imboga n'akarya baryaba ngo umwana atazazana umukorera amadwitwi bajya ku ruzi bafata inyagaruzi bayashyira ku ibere umwana araboneka bakwemereye umugeni uyu muryango ntiwigize uko mu mugeni ahubwo iseruka imbore igira hafi nitangira inzoga z'abakobwa n'abantu nitangira inzoga z'abakobwa kandi nkorera ubwatsi kuko aba bakobwa bakuvugiye neza bihuse abakobwa ni igisekuru niwe nyina wa byose abakobwa ndabazi niwe nyina wa byose ni igisekuru cy'abangami wacu tuyakujya hariya yarugabisha birenge bijya nkajya gahakana bajyaga kumukanira batese kandi mubashimire rero urakoze gushima reka nyigezeyo bitaza kwitwa biteretse ku y'abasaza wasaye ugatanga impumbuso mureka dandure ku kigeni musangire ubusemu nyamiringa musangire ivuga n'iyayo karinga kimugizi ntangamadumbu musangire igitaramo cyo kumukosha yatangiriye mu itangire 34:12 ati inkwano n'impano muzanyaka uko bizangana kose nzabibaho ko mubinyatse yakubyara mubyeyi ruyizigerejwe igerejuru nimba wikwije muri ya minani ya mbere kuko kwabivuze murakoze nimbuka ku kingi cy'irembo basanze igicaniro y'icumba tugiye ku gicaniro cy'iwanyu kigize kizima ndabona abantu barampuje nanjye ntuba mu rwuri mwitegure none ndahari kwifashiriza nimumpuje babizi mubyakirire rero ndabona abayizi yaje yikwije ahanazanye icyozi akaba cyose tugiye nk'ab'umuryango bityo umuryango wa Ibrasirani n'uwanjye Aloyizi ndetse n'umuryango wa Isaac n'uwa Damiyani inka iziki urwuri imunyakira ndabona hariho n'isake kugira ngo bajyeho gukorera ku gihe rero ngo twabivugaga iyo ni isaha ya kinyarwanda aya ni sando rero burya urwuri kugira ngo rudacika rukorerwa ubwatsi bugahingwa urwo rero ntihakabemo ibikoresho bituma urwuri rukomeza rugatoha iyi ni isuka yo guhingira no gukuramo bimwe biza bibangamiye zakora isuka bya byose bidafite agaciro bikavamo mu rwuri nk'uko bigaragara rero iyo muhosha kuko nabonye mugosha urushize utaza kuyobora ariko n'umuhosha ntari ariko usanzwe ngira gusura bwa mbere hari urabizi ko atari umugabo
ntabwo ari ubwa mbere ariko uburyo bwisubirwa nanjye burushaho kuryohera bateze yombi n'undi kwerageje areba uruhanga rwanjye areba intambuko areba ingendo ayivisiza ati mwakoze ushaka intare nziza zirahari izuri zirahari n'ubwenda ayo mazina mu rwego rw'iwacu atabamo ariko inka nziza zirahari inka nziza zowe n'umuryango wacu tugezemo cy'iterambere n'ikoranabuhanga twageze muri kibumbiro kiba mobile n'ikoranabuhanga ritari kizungu kikava mu rwego kijya mu rundi reka rero ntabwo ikibumbiro byari tudahira zitazasarikana ndabona afite ikibumbiro kiri mobile ntabwo urwuriro rw'imutezi kujya kugenda zigendana n'ikibumbiro cyazo burya niyo ugiye kugisha biba ngombwa ko ujyana n'ikenurabushyo nk'iri ngiri rero sinaje kugisha ntaje gusa ryari nawe ntabwo hasi mu rwuri ngo gicunda gisabe ariko reka tugerageze tube ku makago uko bishoboka kera tukibyiruka yari igihe watahirwaga kugira ngo ugiye gutahira barabanukaga mu rwuri nabanukaga cyane hasi n'umuca hejuru n'umuca atera igicuba ubu rero yipariposhi babaha amashyi murakwiye murakoze aha rero ntibize kuba nk'ibiganiro birenze ibiganiro mu by'uko umuhungu wanjye yarambarizaga umukobwa mu byeruye nanjye nakomeje kurambariza umuryango wanyu rero dukoperaga bose narambagije ndambariza umuryango wanyu ndeba uko mugenda ndeba ntambuko ndeba imico ageze mu rwuri mbona ibikoresho mu rwuri rw'iwanyu ngeze ku bikoresho bituma inyana zitarashobora kujya mu rwuri zegereza ubwatsi utu munsi nugera ndabona ibyo nzakora ndavuga aho niya nimero mbonyemo nasanze mu rwuri rw'iwanyu aho nimero ya ntajoro iyo nimero 12 nanjye narigendeye iwacu musambira abacuruzi baho ntibazi kuzirangura nagombye kujya kuri kapitali ndayigura ariko nyiguze hanyuma nk'ikibazo ijya kuyigwaza ayigweza nk'igisubizo maze nigera mu rwuri rwaguke kandi cyaba igisubizo ni igisubizo mu rwuri n'igisubizo mu rwuri maze inka zirishe kuri wowe umunyakibi naho rero mwabivugaga hasi hariya biragaragaye ko wikwije rwose biragaragaye hasi hariya rwa binagu nkafite urwuri urwuri rurimo ishyo iryo shyo ririmo inyana rikabamo ibyereye natoranyijemo inyana sinakuvuga umubare zibanye impano mwafashije ndetse nzakira muri burenganzira ndavuga zambikwa n'amaherena azi uburenganzira bwo kwimuka mu rwuri zijya mu rwanyu muza kubona mu mwanya ubonetse muze kuhatahira iwanyu bahuze nabi burya uburyo tworora butandukanye n'ubwo tworoye bwa gakondo aho tugera kugira ngo inka yahabwe uburenganzira bwo kuva ku muryango urundi igira iherena ritambutse kugira ngo bataza kujya yikumira agira ngo imanyana cyangwa igiye mu ruhango mu isoko niyo mpamvu twazanye ibyo bimenyetso muze kumara bazakira abazirungurana bafite murakoze turabona aho za kode z'inka zo mu ishyo ryazo zanatoranyijwe uyu munsi tugatoranywa nk'impano tubabereye wasanga abatahira bamaze no kuzibona yego yego cyane ko dusanzwe tubana ntabwo tubana twandurana ahubwo turuzuzanya ntekereza ko tudatinze mu bintu byinshi ushobora gusanga uzire mu zigiye kuba zishokanye n'izindi yesi yakijya kubyara mukibiri impano zakiriwe inka zageze mu zindi mwahaye amashyi abayizi iwacu no kwa Damiyani iyo tugize umugisha twakoze igashimwa ntabwo tuba tuvumereye inka yaba umukecuru agaba ababyeyi bari kumwe abagejuru tuvumereye inka impano zakiriwe kandi zashimwe kibugabuga na ngeruka yewe rwema
nga yewe bema we ngazarara yewe bema yewe bema we zachiri kumba yewe bema nga yewe bema we mubatabari yewe nga yewe bema we ngazarara yewe bema nga yewe bema we zachiri kumba yewe bema bema we America Aroyeza dukwiriye uko bikwiye ajya mu rusengo ariko agira isanga impenda agira ndetse nk'ubuzima ndetse iwacu tukagira imbata izo nizo zikomoka ku mubyeyi n'ubundi usiriza turamushimye rero dukwiriye neza nk'uko bisanzwe n'ubundi wanyu kwa Damiyani ni umuzi gukwa kurusha abandi ariko nanone ibyisumwe namwitegereje ngo n'uruhanga kuko yabivuze ngo n'uruhemure ntekereza ko atakora nk'ibyo se Muhanuka yakoze ngo ajye gusabira umuhungu we Muhanuka nibigera mu gitaramo ati nige wisabira yakubyara byaje nk'ababyeyi Aloysi nemba utisabira useruke kuko ese wumva wumvise kumubona murakoze n'abasore beza n'abasore b'umukogoto n'abasore b'abasirimu bari smart cyane barasokoza uruhanika cyane mbongera mihigo ya Rwemba intore ntayoberana abo bondi bose hagara bakwe hano aho muri mu mukomera amashyi arakabyara byajinga aragira to munde nako namugize namuteranyije n'imfura ziwanjye ngo zijya kumutera icumu y'injunga ya kuri sinda rikubitaho umusiriku birangira n'amaraso yizeza ajya kubyara mubyeyi yegereje uramutse umukwe ntabwo uragera aho uramutswa n'abakwe zana gufasha ikigo ajya kubyara umutware baguhobere bumve uko bavuze ikirana bakiranuke nawe amashimisha cyane uramwumva ariko isa n'umubiri wawe amashimisha cyane abandi gira uruca uramukanye wagira ngo ni Perezida Macron Emmanuel w'Ubufaransa isubirire muri bariya basore bagenzi bawe kugira ngo bamusabe haleluya bena mina Imana natwa twese n'umugeni wacu tuzagenda tujyana uruhande rw'amazi arasoma idusubize intege n'ubugingo niyo Imana twizera itangiriro 24 umurongo wa 55 haranditse ngo umusaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 ati cyangwa usanga bazabone kugenda 5-6 kugera wese arabasubiza ati mwiniza kuko Uwiteka yahawe urugendo rwanjye hamagara umukobwa tumubaze ko biri muva mu kanwa 5-8 ahanditse Rebeka mushyire mu Korodina bahamagara Korodina baramubaza turemera kujyana n'uyu mugabo ndabisubira hageze ko Bibiliya yanditse aho rero ahubwo kandi etaramo n'umukatsi wacu umubwire uti kimwe n'umwana wacu utwa utazi batakwanga ati ngwino ugende nk'amururwe ajya guhora n'Imana uraho rwatagabo rw'ikirenge nk'umurwa bareri barinde kwegesa n'abatware uraho kagira Imana rwambirinde rw'indibori ndibageza abaswe rwanamiza tambuka wicara inteko yawe niyine bamukomera amashyi umusirimu nuko mu byaro izi umubyindamiye twamenye amateka ye iwanyu ngo mugire imfizi mutizi inka zikabyara zidakitse ariko natwe tugira abakobwa bameze nk'abaheburayo kazi iyo babyara ntibisaba guca mu byuma iyo bateretse amata ntacika amende niyo mpamvu umubyeyi siyakirabwiye ko mwasangiye urusenge mu Nyamiringa musangira rwoga yayo karinga musangira kimugezi musangira nangamadumbu bucye mu gitondo mwikomya akabugu musangira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda murakagira Kagame Paul mwese amashyi menshi cyane kuri yo Muriyango mugari wa Damiyani nabimenye ko uhagarariwe n'umuhungu we w'Ifura Dacier atamushima no kunyagaza gahera nimuve mu biganza mfatanye n'abantu bimbura nawe izo mfura zirahana bamunyaneze neza yani mu mukomera amashara kamyana byajiga atandukanye n'igishagasha ntabwo ari igishwakumye nk'ababandi barutambira utasaya babandi batuye hagaturwa aha atuye mu giturwa atuye musambira neza yabeza mu nduga ndende iwacu rero badacumura igisagara gisanga mu misango dusangiye amateka na Kamonyi
ngo umwana we w'umuhungu yica imfizi ya se yitwaga Rushya, umwana witwaga Kirima Rujugira wa kabiri, hanyuma ategeka yuko bagomba kumwica. Umuntu wicaga abantu b'ibwami rero yari umwe wenyine, namubwiye na Royizi yamuhanga cyane kumbwira amateka, ngo yitwaga Busyete rero baramubwira ati shaka Kirima. Abo ni Bugesera rero bategeka ko nyina witwaga Kirongoro ari we ugomba gupfa mu kigwi cye. Nuko Busyete baragenda areba Kirongoro aramuhisha. Umurebe umunyempuhwe abahari y'ibwami ngo barabagome cyane, urugero ni Kamenyeri mu Ruhango kwa Butaka. Nuko amaze kumuhisha azabwira umwami ati namwishe, ndetse n'umusinzi we byamusambira Kirima Rujugira aho bita mu Gaperi uharenze ukagera mu Kigabiro, ashinga Ikigabiro Kigali. Azamubwira ati wibima ariko nanjye wanyu, ati kuko mama wawe naramuhisha ahari. Bamuha abatware, bamuha n'abandi, bamuha ingobyi, bamushyira umugongo, bajya mu Mushishi bamuzana ibwami. Ngo Kirima mubonye ngo ari aturi imfura, ati niwe mu mfura dufite mu gihugu. Ngahenga Kirima yima ingoma babaye, ati ntabyera ngo de, aturabona ngo de makaringa ntari kumwe na Karina kanye isiga mugani kwira igihugu icyo naho byakomotse. Kabyane wabyaje inka kagira Imana abashimeshi cyane, urakabyara byaje ngarino urakijera mu gitaramo nk'imfura. Niba mbese ntabyo niwe wabyaye Yuhi Gahindiro, mujyamubumva ati Yuhi Gahindiro kandi babwe Yuhi Gahindiro. Gahindiro niwe wabyaye Mutara wa kabiri Rwogera, Mutara wa kabiri Rwogera niwe wabyaye Kigeli wa kane Rwabugiri. Ariko murumuna we cyane witwaga burya yari mutukuri we Rudahigwa, ngo yari imfura cyane, yageraga ubuntu akagira urukundo nk'urwa Musiriza, akaba imfura cyane, akaba ikirenga ngo akaba muremure, akagira ubwitonzi n'ubwema n'ubwemarare. Asa na kubyara umubyeyi Royizi, akagira ubuhanga, agira umusatsi nkunda, urakabyara byaje nka cyane cyane ko n'ubundi abasiga muri abantu b'abahanga, muri imfura cyane, mwebwe n'abazigaba nimwe mwabayeho bwa mbere muri iki. Umuganura ukomoka na mbere ya Gihanga, umwami wariho yitwaga Kigwa. Jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira. Jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori. Iyo bikwije inzandiko zitandukanye n'iza Setabu nuko tagera ku marembo hariya uri gusubiza umwanya umubyeyi Gakindi usa n'inkindi, inkindi itari ingirane, inkindi y'imfura gusa. Mu bantu barwaniye igihugu bakagarura amahoro mu gihugu, Gakindi nawe arimo. Niba umukomera amashyi akabyara byaje inka, uyu mugabo ni imfura, uyu mugabo wamuruta yasate. Tambuka sha, tambuka mugere hafi y'amarembo, mwinjire mu gitaramo neza, mutambuka n'ubwema n'ubwemarare, bitewe n'urutarangwe. Aho muhagararaho, murakoze mukiri gitananga. Mubyeyi Gakindi wegereje umukiranuke n'amasezerano mwagiranye n'umubyeyi Royizi. Aroyi buriya uko byagenda kose, mu bupfura amasezerano kuyasohoza n'itegeko. Rero mu kanya reka tubivuge, umuhoza Claudine yumva turi hafi, turi kumwe. Iyi miryango yombi uko yicaye ahangaha, bari twicaye ahangaha turi mu misango y'ubukwe, ubukwe bwa umuhoza Claudine na Gratien. Igihe kigeze tugusaba ko tumenya umukwe, umukwe wamutweretse, ndetse dusanga aho ari adatuje, atarabona umukobwa umuryango wamusabiye batanze inkwano. Uyu mwanya rero ugeze Aloyizi ni uwo kugira ngo Claudine badusabye ko yakugira hafi akaza ukamubona isura, sibye kuba twumvaga izina nawe, ibisigaye inyuma bimenya bikoroheye. Murakoze. Claudine ndamwitegereje, sanga rwana wanyoye inka. Claudine
mwene wacu wisiga indi umeshaka kureba usanga baragusize ariko bagusize nubwo atagusiza kudomagura gira umugabo umushimwe amashyi yashimye umugabo Ibrahim Jean rwose kumbuhenge bazasigaye muri gahunda yanyu ibyanjye byari byo nakoze cyane inka yabyaye ngo kingo hasigaye by'umushumba aba basaza ni mu bakomera amashyi basubira mu byicaro byabo ubundi gahunda ikomeze ishingiye uretse kugenda shaka ishingiye ko abasaza bakwemereye ugenda uhere kuri baramu bawe ubundi numara kubageraho ndakwereka igikurikiraho ugenda ubaramutse wagira ngo ni padiri yagiye guhaza ariko nanone mu bapasitoro yavuga ijambo ry'Imana mu bameya yaba uwa mbere agacura imihigo mu basore b'umukogoto yagira igituza cy'umunihira ibitugu bikabisenga mihigo ni mu mukomera amashyi arakwiye ukabyara urakoze cyane Gracier uwo bajya bahereza njye mubona amano imbere agatsisira inyuma tugende tubona nomero y'inkweto aha ngwino ntabwo uramwemererwa ngwino nawe Claudine ngwino umuzane ku isi turamukanyirizaho umuzane ku isi turamukanyirizaho ba bakobwa bari inyuma nabo batambuke baze hano ndakonuko ujyane ku isi turamukanyirizaho ukumuzi ngo umarane umugwe mu byano ibigongana nabi n'imodoka nimushake kugongane ntacyo amashyi menshi cyane rero ahubwo ati ndagukunda n'impamo hagarara mu kaboko kawe Claudine aha aho rero mwamuhaye amashyi umukobwa ko ameze neza asobanutse abo babyeyi bamugaragiye nabo baze dukora inkiki imwe hano nuko nuko imetawe mwafise reka mbere iki pare wongera ufashe urwo rurabo ntatse neza kamirisha imitako rwose urakabyara hanyuma muhereza urwo rurabo noneho nanjye mbireba mwabikoze ntareba nanjye numva nababaye Claudine shyira ku mazuru wihumurize wumva uko Gracier ahumura shaka ahubwo amashyi menshi cyane arakabyara nkagenda hereza marene utari marine nawe akwiye amashyi muhereze rero ufite impano Gracier yateguriye umukunzi nayimushyikirize arabizi ko ari intwari y'u Rwanda umubyeyi musiriza ririya bara rarikunda ndisobanura uwatsinze neza urakabyara ubyaje nkamusiriza reba uko bakugenzereza umwana biriya nibyo byiza rero ahubwo kandi mare wongera wakire kwakira kubi no kwakira amahano impano Claudine ateguriye umukunzi bayizane ati mugabo mwiza mon amour éternel je ne changerai pas sauf longtemps mais je trouverai la réponse abashimisha cyane kuri uyu kagara ahubwo rero abandi basigaye reka nihamagarira umubyeyi musiriza na mukecuru mutambuka umuko abashimire abatamiriza ibitabo mwigereje wowe na mukecuru n'umukecuru uzi gusokoza uruhanika ajyayo rwose atuma umutware w'igitaramo tuzayindamagirize icyanjye n'agafaranga mfite amadolari oya reka ajye hagati uretse reka ajye hagati aho Gracier uretse gato urwo ruhanga nta mukwe warukozemo wanga gutegwa hatuma mukuru itomere nyoko bukwe itomere nyoko bukwe sha itomere nyoko bukwe itomere nyoko bukwe urwo ruhanga nta wigeze ruhangara amashyi menshi cyane rero amashyi akwiye nyabanya kubyara ahindutse nka Museveni cyagiye yemera kwiyunga n'u Rwanda amashyi menshi cyane kuri we yari afite umunezero ukomeye cyane ahubwo umushyikirizo iyo shimbo ase wayi cyacu jya ku ruhande
mukecuru hagarara neza iruhande rwa Korodina, iruhande rwa Korodina, mufateho mwese mukore kuri iyo nkoni mwese, ndashaka kubabona mwakozeho na mukecuru akoreho. Mwisunike abo bakobwa mwigire haruguru gato, musega mwigire haruguru gato, mukinguruke abantu babiri yemeye. Umusaza mukecuru nawe nimumushiriye impano bamuteguriye. Ati naguteguriye igiseke cyiza cya Nyamuraza, mukecuru wiva mu byimbo byawe, wiva mu byimbo byawe. Urakoze cyane rero mubyeyi mwiza, ukwiye amashyi n'impundu abo baserukanye n'imwe mukomereye. Akisubira mu byicaro byanyu, murakoze cyane. Isubire mu byicaro. Ati mwisakoshi yanjye nimuyimpereze. Ati yaturutse Pretoria muri Afurika y'Epfo. Reka mamagare Ndayizigiye Dasien uhagarariye umuryango wa Damiane na mukecuru bazane. Ngwino nyakubyara imfura na se baramera nk'ibihogo bihotoye ariko nanone bitose, akambara inkweto nziza yakwirukana uburozi nimumukomera amashara akabyara byakinareye. Ari mukecuru n'umubyeyi w'impuhwe, uwabaye yabaye none mukecuru. Bazana impano Korodina yateguriye se ukwe. Korodina na ubikore no kwa kundi twabikoze, witumire nyoko bukwe, uwakoze mu ruhanga rwa se bukwe burye bimutera ubushake, uramenye ntukabigire. Ahubwo rero amashimesi cyane kuri Ndayizigiye. Umuherezi yoshimwe mwese mukore kwa kundi, tubikore kwa kundi. Urakoze cyane. Muzane n'igiseke cyateguriwe nyirabukwe wa Korodina, mukigushyikirize. Umubyeyi useruka neza, amasaziro yazaba meza, buriya kubyiye imyaka afite. Abenshi bajya bamwibeshyaho bakaza kuzana inkwano iwacu bagira ngo aracyari inkumi, ntasaza, ajya agira umucyo muzima burya. Kabakaba muri za 79 akaba kimeze kuriya. Aho rero ni mumukomera bashi yanyoye inka. Nuko urakoze cyane Ndayizigiye, mwakwisubira. Dansire ari he? Dansire cyari hariya neza. Ubwo Dansire ni mataraboneka batabona uretse gatuye Dansire mwemuretse haze Dativa yaje. Okay, urakoze cyane. Mushyikiriza impano mwamuteguriye, akurikirwe na Alice, akurikirwe na Alice, twihuta cyane. Akurikirwe na Aline nawe abe bugufi, bamushyikiriza impano bamuteguriye. Urakoze Aline. Aha, tumaze gutanga izo mpano, reka nsaba ababyeyi bafite inkongoro batereke ku ruhimbi, hanyuma mubashakire ibyicaro byabo bakwiye, bicare baruhuke. Kandi turanabashimiye, babakomera amashyi nimwe mwareze neza. Solange mama Inesi utambuke, ngwino nyakubyara, ngwino nyaguhorana ibigwi, ngwino bagushimire ibyo wakoze byose, ngo nta kindi babona bagukorera uretse kubigwa muri iriya mpano. Impano ya mama Inesi
ariko urudansi rabanza yavuze ururumva ngijazira muraza kumbwira reka twakire rero umubyeyi Farazia natambuke bamushimire utagira nyirasenge arisenga n'utagira nyina wabo nuko n'umubyeyi wagakara k'akayumbu azi gusokoza uruhanika umva abajya muri saro muramba baje nimukomera amashi murakagera mubyaje ayire babo doruko ntasama wambaye ariko icyaruka kiriya cyabigiye nuko akurikirwe na Verena cyangwa Verena bagushyikirize n'iyawe bwite urakoze cyane mubyeyi nyirasenge wa Claudine nibaguhe n'impano yawe bwite iyo ngiyo ni iya mukuru wawe reka bagufashe genda bagushyikirize impano yawe mukecuru hari impano yawe baguteguriye amashyi nyinshi cyane Marayika Angelique Ange Tambuke Angelique wino nawe bamushimishe we iyo ashokoje arasakara rwose ukabona biranamubera ari umuntu usokoza byajyana n'umutwe we bigahura yashokoje neza wagira ngo ni zahabu yibereye mu musatsi gusa imbere muri muce nuko reka ninginge nyirakuru wa Claudine atambuke nawe hari impano bamuteguriye nyirakuru wa Claudine ubona umubyeyi rero w'ikirenga agira akanigi keza asa n'aya ndirimbo y'urugamba Sipiriyani atakanigi kanye mama ndazashaje sinzi aho kazimiriye ndakabaruga ati ugashakire kutakabura n'umukecuru wanyoye amata ye wese asubirayo nawe umutumiye impore yo ukabyara byaje inka undebere indirimbo cyane yitwa Rubanguzampaya Rubanguzampaya ni indirimbo ikomeye umukecuru nyarutse amasaha yasigaye hari inama bari kujya ati koraho buriya muhaye inote z'ibihogo bihotoreye amahembe muri Beneri buriya yakize kabaye reka mukecuru atambuke rero irije bakayakoma bagakomera no kwa nyogokuru atugana inyenyeri zo mu ijuru bakurikirwe mukecuru na Pierre baramube Pierre aseruke Pierre ariye ngo aze nawe bamushimire uturebere Pierre ngabo nziza uringa bikwiye kandi uringa bo nziza usa nasohoka kwiyorutse nyakubyara iposhe yegera hanyuma abo basore barakurikirwa n'umuntu wo gushimirwa bikomeye hari umuntu batekereje wo gushimira basanga yarabaye umujyanama ukwiye umubyeyi Gahitane cyangwa Kayitani atambuke bamushimire nahoze mbivuga wagira ngo nari neretswe amashyi menshi cyane rero aho rugo hari ibintu rero ugasanga birasa nabyo ibyo watekereje ukabivuga utyo bigahura ukamera nk'umuhanuzi
mubyeyi Gahitani ndagira ngo rero muri aka kanya munyemerere bazane kuri bwa buki amwakire ku mugaragaro. Abo babyeyi namwe ngo muribwiriza musubire mu bigwi byanyu. Genda shaka utaha ni wowe ndabona wababaye. Humurire muriza batatu hari abandi batatu hano babasore noneho bagiye bamwenyura ndabaremeye. Bazanire kuri bwa buki sha Venasi gira bwase ngaho ni bagwi impano ugenda ujye hagati ushira imbeho ko nuko ni bagukomera amashyi uri imfura ariko rebe amashyi menshi cyane kuri Dasire. Niwe muntu wa mbere uzi gutereka amaso wagira ngo ni inyana mu ruhongore. Bazanire kuri bwa buki nanga babyeyi namwe bava ndimwe muteraniya muze tuvuze impundu ziturwemi inganzima nzira kurutwa setwa amwimiki uwatanze undi kumubwira ko amukunda mubanze ku nkongoro tutitaye aho turi kandi nabikora mu mukomera amashyi. Mwongere uzamurinde inkonji zo mu gahanga, uzamurinde jido, uzamuhe nido. Uwo mukobwa yarereshejwe amata niba gukomera amashyi. Claudine wisigama amarembo hagati yawe nawe. Icyo kiganza cy'iburyo nigifata ibitugu. Ikiganza cy'iburyo. Aha. Iyo misa yanyu ni ihuri. Aha. Amashyi menshi cyane rero. Baba twaze wigenda sha ibintu garuka. Gendo batwaze ubagereze mu byicaro bakomeze twerekeze ku mutsima. Ubikora neza no gukomera amashyi ahubwo rero bagushimire nawe bagukomera amashyi uko nyasaba bakayemera. Nuko Ruganzu ageze aho bitaga mu gisaka cy'igihunya cy'imirenge n'ikimigongo kirenga ngoma yaravuye kwa nyirasenge Nyamunyanika Karagwe k'Abahinda kwa Karemera. Ahageze imvura yari imaze imyaka 15 akwakira guhitegede agatoki n'urunyogwe abagore barabikunda mubigenze gutyo ntabwo mutote cyane. Umubyeyi nyakubyara akira Aloysi gweno nyaguhe kanyakugira inka abantu bose bo mu majaruguru agaho rugo gabagajunjuye wagiye urababanira uvuye mu bwana mukari bwa Gisagara ugezeyo baragukunda bakunda uhagira icyanya uhagira inkobe hagira abantu uri imfura no kuri kw'Imana musizi. Burya niba ni gake ushobora kuva wenda nko mu bufundu bwa Nyamagabe cyangwa ubuyenzi bwa Nyaruguru bwa Mukari bwa Gisagara bagihanga abavuye igisaka cy'igihugu cy'imirenge n'ikimigongo kirehe na ngoma abaturutse ubuganza bwa Rwamagana abavuye ububari Gatsibo na Nyagatare ku rwego rw'abazigaba n'ubutare w'indorwa w'epfo. Zirimo gitari gitoje mukono umukobwa unyeka murinda kugumirwa. Bampata bugabo imwe yanze kubera mu migende yo
iratanzira n'inyatigwe ngo iyo kabari nkanagira abashumu ihogoro ry'inyana yakagwiraye wozirimo mukaranyamvumba rucina nkiko yabyahindende mu bahizi igashaka abatahira biwacu bishaka abatahira biwacu ngo kumukwe no muzuzu inyana ziseshe zakubita ibikondo za nyina zigakubita ibikwe ihogoro ry'inyana yakagwiraye Rwanda hoyuga mwibera mu bambara mugire zari kwibera mu meza n'inki enda mwira bisaba bitunga barambiga barambiwe bataye kwirambere yanze kurabira bijunga mu gihugu batazabiyirirwa ibiga mugabo yakaruranga yabigiye bizimana mu busagara wo mu rusesa mbuzo burarangi iragara ryatewe umwe n'iki wa kibondo iwacu hari rwema y'umunsi no kwa rusire ndabarahiye gahinda wangere wegere umurembo ngabakone bakazana bagasiganira kugari weje bundi barayibonye bashaka kwibaga no kwibamba ntenzayibanguri barijyanye ku isoko mu misizi kwigurisha amafaranga 120 indamutsi iragaramira garuka bayijyana imanyera kwigurisha amafaranga 120 indamutsi iragaramira garuka nimba nafashe ipantaro ngenda yicisha patisha koshi yanjye ndayigurisha izo bari banyaze ndazigaru nuko bazana ingabo z'ibyuma ngo bantera hagani ndagishwanyago barambanye itunzwe birabarenga amazi titimira nimuhombora umuheta wanjye n'utanashumana wanjye n'utabura